Yes, hello, uraho neza. Nk'ibisanzwe ni Isiri. Yego, uyu munsi rero ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu, nk'ibisanzwe narababwiye nti nzajya mbasangiza umunsi ku wundi ibyo nkora mu buzima bwa buri munsi, mba numva ko byafasha sosiyete, twigire hamwe. Hano nzagusangiza cyane réussite, ni ukuvuga ngo ibyo nkoze bikunguka nzabigusangiza, kandi n'ibyo nkozemo amakosa nzabigusangiza kugira ngo nawe utazabasha kuba wakora amakosa nk'ayanjye, nuzi inyuma yanjye wowe uzihute kuruta uko njye wahuye n'ibyo bizazane byantindije. Iri ni urubuga rwo kuba wakwigiraho ibikurinda amakosa kandi n'ibiguteza imbere ukabibona nkabigusangiza. Yego, mu byo niyemeje rero, mu bworozi bwanjye nkora, jyewe nkora icyo nakwita ferme, icyo bita ferme intégrée. Ni ukuvuga ngo ni ferme cyangwa se ni ikiraro kiba gihurijwemo amatungo atandukanye, harimo n'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo harimo byinshi bijyananye n'ubwo buhinzi n'ubworozi. Kuri uyu munsi rero, mu byo nari mfite muri gahunda zanjye zo kuzakora, nintegreyemo cyangwa se nashyizemo ubworozi bw'inkwavu. Nabutangije, ndi kubutangiza buhoro buhoro. Ndakubwira ngo ibi bintu ni ibintu utangira buhoro buhoro kandi bigakura. Urebye urukwavu ku isoko, iyo ugurira mu masoko y'icyaro, ntabwo urukwavu ruhenda, ni nk'imbata, ntabwo bihenda. Ariko iyo dufashe za nkwavu z'inzungu kuko turimo turashaka icyororo, izo mbata z'inzungu kuko dushaka icyororo, birahenda pe, ikiguzi kirahenda. Yego, uyu munsi rero ubu dutangiranye ubworozi bw'inkwavu, tugiye kubwigiraho byinshi. Hari bike nzi, hari n'ibyo nzagenda niga, hari n'ibyo namwe muzanyungura munyuze hano muri commentaire. Hari ibyo uzi, mfata nk'umuntu utangiye ubworozi wabinsangiza, nanjye kandi ibyo nzagenda nunguka birumvikana nzabigusangiza. Nuko ntabwo rero ndi butinde kuri iyi video, mbashaka kugira ngo mbereke ikindi twungutse, kandi nawe nkushishikariza kugira ngo ukore subscribe kuri no chaîne YouTube, kuko ni urugendo natangiye ndumazemo igihe kinini cyane. Ni urugendo mu cyiciro kimwe nk'icy'ubworozi bw'inkoko. Ni ibintu nshobora kuba mfite experience ihagije pe, kuko n'ubworozi nagiye nkora, navuga ngo guhera mu buto bwanjye. Bya bindi umuntu atabura inkoko, wanakura ukagenda ugira inkoko. Donc mfite experience mu kintu cy'inkoko, navuga ngo ihagije, kandi mfite n'ubundi bumenyi nagiye nunguka nyuma yaho, nubwo hari ubwo ntabikoraga physiquement, ariko ni ikintu cyangumyemo. Ni bya bindi bavuga ngo usiga ikikwirukankana ariko ntusiga ikikwirukamo. Yego, aha rero muri ubwo bworozi nzagenda nkusangiza byinshi, kandi nkwereke na strategy z'uburyo bwo gukora ibintu ukunguka. Ibi bintu by'ubuhinzi n'ubworozi, urebye muri sosiyete yacu, tubarira yuko pourcentage nini y'abaturage cyangwa se yo muri Afurika babarirwa muri icyo gisata cy'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko ikibabaje, nibyo bigaburira abantu, ariko ni natwe tubarizwa mu bafite ibibazo by'imirire. Bivuga ngo ntibikorwa ku rwego ruri professionnel, cyangwa se ntibikorwa ku rwego ruri develope, kugira ngo habeho quantité, habeho na qualité, byose bijyanirane. Cyane cyane quantité, kwanza tureke n'ibya qualité. Ni ukuvuga ngo nk'aborora bakorora inkwavu ibihumbi, ihene ibihumbi, agahugu kacu ni gato cyane, kandi ubwacu twikuye amaboko mu mufuka twakora byinshi byiza. Yego, ntabwo rero ndi bwizimbe mu magambo hano cyane cyane, mbashaka kumvisha umumaro wo gukora bino bintu, noneho na strategy cyangwa se uburyo ki ubikora kugira ngo bibyare umusaruro. Ubwo buryo rero nibwo nifuza kugenda mbasangiza. Ubu turi mu ntangiriro, uburyo ndabufite, nabutekereje igihe kinini. Reka nkunyure muri make. No kuvuga ngo iyo uri muri bino bintu by'ubuhinzi n'ubworozi, ntukave mu murima
ngo ntukore transformation. Kora icyo kintu, iyo chaîne ya transformation cyangwa se gufata produit uyitegura yigeze byibuze, nubwo utakora transformation, yigeze aho yigurishiriza, aho ubukuyemo baba mamyi baza kurangura ku isoko bagakubita ibiciro hasi bakunguka. Icyo kintu byibuze ubashije kugikora iyo chaîne yonyine ubukuyemo byinshi. Izindi ni ziri hagati z'uburyo ki wikorera ibiryo, uburyo ki ubikoramo. Ibyo tuzagenda tuganira mbasangiza umunsi ku wundi uburyo mbikoramo, cyane ko ubu ndimo ubudasubira inyuma, kandi ndimo shizemo imbaraga. Yes, utibagirwa rero gukora subscribe nimba wifuza kuzajya ubona video zo muri ubu bwoko. Kora subscribe nimba kandi hari n'abandi uzi ko babivuga bifuza kubikora, nabwo kandi ubibasangize, tugendane umunsi ku wundi uko nzashobozwa. Ubu cyo niyemeje n'uvuga ngo intambwe nkora buri munsi nzagenda nyisangiza abantu bakoze subscribe, abantu bakurikirana ubu buryo, kuko hari nibwo bizagera igihe njye mpereza abantu kuba baza kureba sur place ibyo nkora n'uburyo mbikoramo nk'urugendo shuri. Yes, murakoze, ntibibagirwe gukora subscribe, kora like nyamuneka, bintera imbaraga zo gukora. Ubwo naho ubutaha.